ijambo ry'umunsi, urubanza rwa nyuma. Kugira ngo usobanukirwe neza ibi, soma mu byahishuwe igice cya 20 uhereye ku murongo wa 11 ugeze ku murongo wa 15. Ese buri uramutse ugize amahirwe yo kubaza umunyabyaha uko yiyumva mbere y'urubanza n'uburyo yumva yifuza ko ruza gucibwa, urakeka yuko yakubwira iki? Uratekereza ko yakwifuza gusanganwa icyaha? Birumvikana ntabwo igisubizo ari yego. Yakubwira ko rwose ashaka kurekurwa kandi ko ashaka gusanga ari umwere. Ariko se kuba ari buze gusanganwa ibyaha ayobewe yuko yabikoze? Reka noneho muri aka kanya tureke kuvuga kuri ibi bihano bisanzwe byo ku isi, rimwe na rimwe biba bizanarangira. Nonaha reka dutekereze ku bantu bazaba bagiye kwinjira mu muriro by'iteka ryose. Uyu nawe uramutse ugize amahirwe yo kumubaza niba yifuza gusanganwa icyaha, yakubwira nta gushidikanya ko rwose ntabyo yifuza. Mu by'ukuri bizaba ari ibintu bikomeye cyane. None se kuki tutafata umwanzuro nonaha ngo twikosore, ntituzabashe kubikosora ku munota wa nyuma bitagikunze? Nubwo rwose biteye ubwoba, ntabwo bibuza yuko hari abagabo ndetse n'abagore buri munsi bava mu isi kandi bahisemo ubuzima bw'ibihano by'iteka. Impamvu itera ibi ngibi irumvikana cyane, nuko nta mwanya baba barabonye wo gutegura kwa hazaza habo mu minsi bari bakiri ku isi. Muri kiriya gihe Imana izacira urubanza abantu bose birengagije umwana wayo mu isi. Buri bya byose byakozwe iki gihe bizajya hanze bigaragare, hanyuma abagore n'abagabo bahorwa ibyo bakoze. Kugira ngo mve neza ibi ngibi, soma Abaheburayo igice cya 4 uhereye ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 13. Mu buryo bubabaje, abanyabyaha bazabazwa ibyaha byose bakoze, kandi nta kabuza bizabagiraho ingaruka by'iteka ryose. Tugomba rero kugira icyo dukora twebwe nk'abizera, tukagerageza uko tubashije kose kubwira inshuti n'abavandimwe bacu ibyiza by'umuremyi Kristo Umwami. Uyu niwe gisubizo ku bibazo inshuti n'abaturanyi bacu bafite, ariko kandi batanazi neza ngo ninde ushobora kubakemurira bino bibazo. Imana iguha umugisha. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri Nemi TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.